wowe unyumva uri mu itorero rya Zion Temple, nawe reba amategeko ari muri Zion Temple, iyo utayubahirije bakugenza bate? Undi afite itegeko muri ADPR, nawe afite iryo agenderaho, iyo ataryubahirije baramuhana. Wowe barakubwira ngo uruba umudendezo muri Kristo Yesu, uzakora ibyo wishakiye kubera ko wageze ku isabato. Barakubwira ngo ntabwo tukigengwa n'amategeko, ariko mu rusengero iwanyu barabwiriza ngo ntugasambane, ntukibe, ubikoze bamuhagarike, ubikoze bamurwanye. Iyo bana bafashe mwagiye ahantu baravuga ngo reka da, ngo abo bantu birirwa basengera mu bihuru ngo ntabwo ari abacu, torero rirabahakana. Ntabwo muri ababo koko, nibyo. Kandi uzabigenzure muri ayo matorero mubamo, umuntu udatanga amaturo menshi, amaturo atubutse, niyo yapfuye cyangwa arwaye, barabanza ngo nimurebe niba afite imirimo mu itorero. Ugira ngo iyindi mirimo baragenzura ni ya mafaranga wagiye utanga. Wamubeshiwe, wavugishije ukuri kw'icyatumye uhagarara muri uwo mwanya, nawe aho garinda mu mbi arinda yawe ari icyubahiro urimo urarwanira, ko atari icyubahiro cy'umuremyi w'ijuru n'isi. Umuremyi w'ijuru n'isi cyangwa Yashuwa umwami wacu, ni hehe mwadusomera yakuyeho isabato? Kubera ko irari ryabo ry'ibintu rizabatera kubashuka, bababeshya, bababwira amagambo yo kubasheshenga, amagambo atari meza. Niyo mpamvu mu nsengero nyinshi no ku butumwa muhabwa ku matelefone yanyu, ntabwo bazakubwira kureka ibyaha, ntabwo bazakubwira guhindukirira, ntibazakubwira ingeso zawe mbi, ntibazakubwira kureka ibibi byawe, ntibazakubwira kureka amakosa yawe. Bazakubwira gusanga Imana ikuzamuye mu ntera, Imana iguhaye akazi, Imana iguhaye visa, Imana iguhaye imodoka nziza, Imana iguhaye. Nibyo gusa biberamo. Bene ubwo butumwa bwo kubasheshenga rero mwitonde. Rero muvandimwe, twebweho ntabwo ari urwo duhagazeho bwo kugenda tubwira abantu ibitangaza gusa, ibimenyetso kugira ngo badukunde baduhe. Oya, tuvuga ubutumwa niba ushaka be buryana, ariko ni ubutumwa bujyana abantu mu ijuru. Ntabwo dukeneye abayoboke, ukeneye abayoboke ni Kristo wavuze ngo nimuhindurire abantu kuba abigishwa banjye. Urwo ni rwo rwego twebwe turiho. Ndashaka umuntu wese uduteze amatwi abanza atekereza impamvu iyo tugeze ku isabato ari ikibazo kivuka. Ariko wasoma itegeko ngo ntukice, niba kwica, gusambana, kwiba n'ibindi byaha byose bigengwa n'amategeko, abantu batarabibatuweho bakabaturwa ku isabato gusa, njye ndashaka abantu bazamenye Ntabwo isabato twayihawe kugira ngo ituremerere. Isabato ntikwiriye kuturemerera. Isabato ntabwo ari umutwaro Imana yarunze ku bantu. Isabato ikwiriye kuba iy'umunezero. Niko Bibiliya itubwira mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 58. Wahadusomera. Dusomere aho ngaho rwose, kuko ntabwo twahawe iri tegeko cyangwa n'andi mategeko ngo aturemere. Tugomba kumenya agaciro ko kumenya ngo twabatuwe ku mategeko duti. Nuhindukira ntukandagira isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, abo kwita isabato umunezero. Yego. Umunsi w'iteka ukawita w'icyubahiro, ukavuga ntubikigenge, ntubishake ibyo kwinezeza, ntubivugire ibyo ushaka ku bwawe. Nukuzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Yes. Rero Uwiteka arashaka ko isabato itubera umunezero. Uwiteka arashaka ko tumenya ko umunsi w'isabato ari umunsi w'icyubahiro cy'Uwiteka. Amen. Ntabwo ikwiriye kuba umuzigo. Ubundi se reka nze mbaze umuntu mw'ikibazo. Isabato ni umuzigo ku muntu ite kubera iki iryo niryo tegeko ribaye umuzigo, ribaye umutwaro ku bantu. Nyamara mu nsengero z'iwanyu uwashingiwe uwishingiye baramuhagarika.
baramuca bakamujugunyiri. Hari amadini ahagarika ngo amezi 6, ahagarika amezi angahe uwishingiye. Abamuherekeje nabo bagashyirwa mu mugayo. Urimo uranyumvira? Iryo noneho ni n'ikintu ubona ari akantu kari simple, ni akantu koroshye cyane ku buryo n'uwishingiye utanakagombye no kuba wamuhagarika, kuko nta n'itegeko rya Bibiliya rihari rimuhagarika. Nicyo nayo ngiye kuvuga. Yesu yagonganye n'abafarisayo muri Mateyo igice cya 13. Aravuga ati ibyanditswe byabavuzeho ko ubwoko bubunshimisha iminwa yo ku mitima yabo ikambakura, bansengera ubusa, niko ijambo rivuga umurongo wa 9 n'uwa 10. Kuko amategeko bigisha ari amategeko y'abantu. None Imana itanze itegeko ryo kuruka isabato. Isabato ihindutse umutwaro wo kudakurikizwa. Ariko umuntu wishingiye nk'uko bivuze, ntaho tubibonye mu mategeko. Umuntu wambaye ukuntu cyangwa utambaye igitambaro neza mu mutwe, yego, ayo mategeko arakomeye cyane mu idini kuruta uko amategeko Imana yatanze ameze. Ubwo se ntitubaye abafarisayo yuko amategeko y'abantu ariyo dusimbuza aya mategeko y'Imana, kuko yarabivuze murafata amategeko y'Imana mukayasimbuza amategeko y'abantu. Ibyo abantu bategetse nibyo mushaka kumvira kuruta itegeko ry'Imana. Reka nkubwire wowe babwira ngo ntugitwagwa n'amategeko, barakubeshya. Kubera ko ukubwira ko udatwagwa n'amategeko, uyu munsi ni uri kwirirwa kubwira ngo nudatanga icya 10 n'amaturo uravumwa wa muvumo, ngo ishyanga ryose ko mungana ngo muravumwa wa muvumo ngo mwanyimye ibyanjye. Ejo mperutse ko umupasiteri yigisha abwira abantu ngo niba mutaratanze icya 10 nimugenda mukirihe, nimumara kukiriha mwongereho n'inyungu z'icya 10 mwakagombye kuba mwaratanze. Ngo niba atari uko mubeze ngo ntimuzarenga kuri bariyeri y'Imana ivuga ku cya 10 ngo mwinjire mu ijuru. None ikibazo ubwo iryo tegeko ni ryoroshye kuruta isabato ikubwira ngo ruhuka. Ibaze nawe we barakubwira ngo ruhuka ku isabato usenge ushime uramye Imana utireka reka, none ndakuzaniye ngo nudatanga uravumwa wa muvumo. Birirwa bari kubabwira ngo muzane ibitambo bikomeye, ngo ibitambo bibyibushye, ngo Imana ibagirire neza. Wa muntu wowe Imana isaba gusenga ku isabato ukayiyambariza ku giti cyawe, na iriya Mana barimo barakubwira ngo banzu ihereze ibiguzi ibone igira icyo nawe yaguha. Ubanzu uyihereze inka yawe, ubanzu uyihereze imitungo yawe, uyimarira amafaranga yawe ngo nayibone izigukiza. Umuntu arakubwira ngo urakennye urashonje, ngo nta kazi ugira, ngo tanga amaturo hano ngo Imana iguha akazi, ngo Imana igusinyire sheke, ikwata n'utworo ufite. Ikibazo gikomeye, sibyo? Hari amagambo ngira ngo dusangize bene data muri Yakobo igice cya 2. Harimo amagambo akomeye umurongo wa 10. Byo kuturebera iryo somo muri Bibiliya ntagatifu twumva. Umurongo wa 10 ndageze wa 13. Yego, igice cya 2. Yego. Igice cya 2 umurongo wa 10. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Kuko wavuze ati ntugasambane, ni wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica ubucumuye amategeko yose. Gira ngo iki kintu wakunze kugitindaho cy'abantu barobanura ibiboroheye n'ubumaze kubitubwira. Noneho ibibakomereye bakabishyira ku ruhande bakabijugunya ntibashake kubyumva rwose. Ariko amagambo nifuzaga cyane umurongo wa 12. Aravuga ngo muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Nkuko bivuze amategeko y'abantu n'ububata aravunanye. Ndetse Paulo yayavuze aravuga ati ibyo bintu basogokuza bacu babiduhase batabasha no kubishyiraho imitwe y'intoki. N'urwandiko rwaturegaga duhora tubona tutabishobora. Ariko amategeko y'Imana uko yavuzwe nuko ngo na amategeko atera umudendezo. Atera umudendezo. Aha abantu bwigenge. Aha abantu bwigenge. Sinzi uko babivuze. Umurongo wa 12 hajya. Ni muvuge kandi mukore nk'abantu bahamagariwe gucirwa urubanza hakurikijwe itegeko ry'ubwigenge. Amen. Urumva? Itegeko rya freedom kabisa. No, nukuvuga ngo ni byiza. Urumva ko amategeko ubwigenge kuba umuntu ari ubwigenge. Reka manitsoma ya magambo hanyuma nkubwire akantu gato uhise unyibutsa ko umuvandimwe umwe wigeze kuvuga
ndaje nkubwira akantu. Abantu turashaka kuba abantu bigenga, ariko reka amabwire. Bibiliya iratubwira ngo nubwo twe duharanira kuba abantu bafite itegeko ry'ubwigenge, ni bisobanuye iki? Nuko wahawe uburenganzira bwo gushobora guhitamo. Hari igihe guhitamo kwawe bitashobokaga. Itegeko rivuga ngo ntugasambane. Umugabo wasambanye n'umugore akwiriye kwicwa, bombi bagapfa, bagaterwa iki? Amabuye. Nta bwigenge bari bafite. Uwishe isabato bagombaga kumutera amabuye. Nta bwigenge bw'amahitamo yari afite. Niba bakubwiye ngo uracirwa urubanza hakurikijwe itegeko ry'ubwigenge, attention, ahantu muhumve neza. Urashaka kuzacirwa urubanza hakurikijwe itegeko ry'ubwigenge, wahawe uburenganzira busesuye bwo guhitamo. Ntabwo kwigenga ari ukujya gukora ibyo ushaka, ndakubita abantu, ndabahohotera, ndabica, ndabavuna amaguru, ndabagira ndasambana n'umugore wese nshaka, nzasambana n'umugabo wese nshaka, ubwo bwigenge wana, ubwo bwigenge ufite. Icyo ntabwo saba nuko ugomba kumenya ko bugomba ubwigenge bwawe ufite bugarukira. Niyo mpamvu Pawulo yongeye kwandika ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenga. Amen. Ntabwo tukiri abacu ngo twigenge, ariko ubwigenge bwo burahari, turabufite. Buri wese afite uburenganzira bwo gukomeza kugenza gute? Kwigenga. Igitabo cy'Abagalatiya igice cya 5, igice cya 5 umurongo wa mbere havuga ngo iki? Wowe umurongo wenda wonyine. Ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye, mutacyongera kubohwa n'ububata. Sibyo? Kristo yaratubohoye kugira ngo tugire ubwo bwigenge. Nimwemarare rero, kwemarara, uhagarare nyine ushikamye weme. Sibyo? Mwirinde ko umutwaro w'ubucakara wakongera kubagonda ijosi. Noneho nujya kureba ukumva umuntu ngo afite ubwigenge, dufata urugero ku matorero twese tubamo. Uri mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, rifite amategeko rigenderaho, utayubahirije bamugenza bate? Baramuhana. Wowe unyumva uri mu itorero rya Zion Temple, nawe reba amategeko ari muri Zion Temple, iyo utayubahirije bakugenza bate? Undi afite itegeko muri ADPR, nawe afite iryo agenderaho, iyo ataryubahirije baramuhana. Wowe barakubwira ngo uruba umudendezo muri Kristo Yesu, uzakora ibyo wishakiye kubera ko wageze ku isabato. Barakubwira ngo ntabwo tukigengwa n'amategeko, ariko mu rusengero iwawe barabwiriza ngo ntugasambane, ntukibe, ubikoze bamuhagarike, ubikoze bamurwanye. Iyo banabafashe mwagiye ahantu baravuga ngo reka da, ngo abo bantu birirwa basengera mu bihuru ngo ntabwo ari abacu. Torero rirabahakana. Ntabwo muri ababo koko. Nibyo, kandi uzabigenzure muri ayo matorero mubamo. Umuntu udatanga amaturo menshi, amaturo atubutse, niyo yapfuye cyangwa arwaye, barabanza ngo nimurebe niba afite imirimo mu itorero. Ugira ngo iyindi mirimo baragenzura ni ya mafaranga wagiye utanga. Ahubwo se ko wahise haza ikintu cy'imirimo kandi twarakijwe n'ubuntu. Yego, baravuga ngo nibarebe imirimo, kandi barangiza bagakubwira ngo tugengwa n'ubuntu bw'Imana, ntabwo tugitwagwa n'amategeko. Ndashaka umuntu wese uduteza amatwi abanza atekereza impamvu iyo tugeze ku isabato ari ikibazo kivuka. Ariko wasoma itegeko ngo ntukice, niba kwica, gusambana, kwiba n'ibindi byaha byose bigengwa n'amategeko, abantu batarabibatuweho bakabaturwa ku isabato gusa, ngiye nashaka abantu bazampa igisubizo. N'ubushize bari babahaye icyo kizamini, ntabwo bazaduha igisubizo. Ni ukuri, kuko uyu munsi amatorero, amadini n'amatorero mwirukanka mu magereza mubwira abantu kureka ibyaha, mwirukanka mu magereza muri kubwira abantu ngo nibicuze ibyo bakoze. Dufatiye ku rugero rw'abakoze genocide, niba aba bantu barabatuwe ku mategeko, kubera iki mubacira urubanza ko bakoze ibyo byaha? Icyo rero kizahita kikwereka ko ba bantu muri kujya kubwira nuko muzi neza ko ibyo bakoze binyuranye na kamere muntu, bikananyuranye na kamere Imana ishaka. Sibyo? Urajya kwirirwa umubwira yuko ibyo yakoze ari bibi, Imana ntibyemera n'abantu ntibabyemera. Ariko nitugera ku isabato ngo reka da, ngo ntabwo tugitwarwa n'iki, ngo n'amategeko, ngo dutwarwa n'ubuntu. Wamubeshiwe, wavugishije ukuri ko icyatumye uhagarara muri uwo mwanya nawe ahubwo ari indamu mbi,
ari inda yawe, ari icyubahiro urimo urarwanira, ko atari icyubahiro cy'umuremyi w'ijuru n'isi. Umuremyi w'ijuru n'isi cyangwa Yashuwa umwami wacu, ni hehe mwadusomera yakuyeho isabato? Wubwe arivugira ngo kugeza aho isi n'ijuru bizarangirira, ibyo byose bizarangira ari nta tegeko na rimwe ryari ryavaho inyuguti imwe cyangwa akadomo. None se ijuru n'isi byararangiye kugira ngo dukoreho isabato? Umuntu wongera nkabaza nti ese igihe ubwira umuntu yuko muri Kristo Yesu arimo turuhukira, ni byiza dusambanire natwe muri Kristo se? None se nimba ikiruhuko tegeko ritegeka kuruhuka, Imana iravuga ngo ifata umunsi wa karindwi irawiyegurira, kuko yarawejeje iki umugisha. None wowe uti turuhukira muri Kristo Yesu. Twarabisobanuye ko kuruhukira muri Kristo Yesu biremewe mu buryo bwo kuruhuka ibyaha. Umuntu abavuye mu bubata bw'ibyaha agiye mu buntu bw'Imana, yego, ariko ntibikuraho isabato ya buri cyumweru. Kuko isabato ya buri cyumweru yavuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, kuko mu minsi 6, aho ni Bibiliya yera ndi gusoma, kuko mu minsi 6 arimwo Uwiteka yaremeyemo ibintu byose, sibyo? Ku munsi wa karindwi akagira gute? Akaruhuka. Rero niba udashaka kumva ko uyu munsi w'isabato ari ikimenyetso kiri hagati yacu n'Imana, kitugaragariza ko umuremyi w'ijuru n'isi koko yaremye mu minsi 5, kuko mu mategeko 10 narasomye sanga iri tegeko ryo rivugamo ijambo umuremyi. Niko bimeze. Niba hari undi uzirindira bivugamo azambwire. Kandi itegeko ni naryo ritegeko ritarimo ububata, kuko mbonandi ntabwo ari mu bubata, ariko niryo tegeko ryatanzwe n'icyaha kitarabaho. Tubona ni ibya mbere y'icyaha, ni ibya mbere kizeho umunsi w'isabato w'ikiruhuko. Ariko ikiruhuko kimutwaye iki? Reka dutange urugero. Turi ku ijambo ryitwa ikiruhuko, ni isabato nyine. Leta itanga akazi, ifite amasaha yo kugerera mu kazi, bakagira n'amasaha yo kuruhuka, sibyo? Nabiyo birangije icyumweru kandi barongera bagashiraho umunsi w'ikiruhuko. Siko bigenda. Mu bihugu byateye imbere abakozi bafite amasaha bagomba gukora mu cyumweru. Kubera iki? Uyu munsi umuntu utaruhuka arwara stress. Iyo babonye ibintu byakomeye barakubwira ngo genda ufate umwanya wo gukora iki, wo kuruhuka. Ariko abantu dusobanukirwe, Imana niyo njiji yateganyirije abantu ikiruhuko. Kubera iki iyo bigeze kuma abantu ntabwo dushaka? Rero turirukanga ngo ntabwo tutwarwa n'amategeko ngo dutwarwa n'ubuntu. Bwaca mu gitondo abashinga amategeko bakirukira muri Bibiliya bagakura mwamwe mu mategeko yandi Imana yavuze kera, bamara kuyazana bakaba ariyo badushiriraho mu nteko zishinga amategeko bakayigaho, bakayanonosora neza, bakayaduhereza, ariko ntibigaragare ko yavuye hehe muri Bibiliya. Uko bimeze ariko rega leta n'umukozi w'Imana igihe bihuje n'ubushake bwayo, sibyo? Iyo bihuje n'ubushake bw'Imana, urumva mwene data, ugasanga umuntu bari kukubwira ngo ntugahohotore mugenzi wawe, ntuzashingura imbago ya mugenzi wawe. Tibiri muri Bibiliya? Ntukibe. Tiri muri Bibiliya cyane rwose. Ubu ngubu amategeko ari guhana batinganye si biri muri Bibiliya? Aho Imana itabyemera, barakubwira ngo wihohotera mugenzi wawe. Abyo byose babikorese muri Bibiliya. Kubera iki wumva ko mu mategeko y'Imana ari rw'abato? Reka mbwiza abantu kuri muri uyu mwanya, ntabwo mu Mana tugendera muri demokrasi. Mu Mana ntitugiramo demokrasi, nta muntu ba mu Mana ngo agire demokrasi, kuko demokrasi ni bya bindi basobanura mu isi ngo ni ubutegetsi butangwa n'abaturage bugakorwaho n'abaturage. Icyashyizweho n'Imana cyo ntigikurwaho n'umwene muntu, ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu mu Mana ntabwo haba demokrasi, haba icyo bita theocracy. Mpamvu ngoreje iryo jambo rya theocracy nuko na demokrasi ni amagambo ava mu Kigiriki. Rero niyo mpamvu na theocracy nayo ni Kigiriki. Nuvuga ngo Imana niyo itanga amabwiriza n'amategeko abantu bagenderaho. Iyo rero uyarenzeho uba ufite irizaguhana byanze bikunze. Abantu zo mu gihe cya kera Imana bayijyanije n'umubumbyi, twe tukaba ibibumbano. Rero ntabwo ikibumbano gifite ubushobozi bwo kuvuguruza umubumbyi, ntabwo bishoboka. Ntibishoboka ngo hano wambumbye nabi ngo naha wabigenje utya. Ubutware bw'Imana buremye. Siko bimeze.
Imana ishimwe. Ndashaka ko abantu bose rero duhumuka tukamenya, kubera ko impamvu abantu bakidutwaye buhumye na bugingo n'ubu, abo bantu bitwa ngo nabi. Hari inyigisho nigeze gutegura ivuga ngo menya uwo uriwe muri Kristo Yesu. Niba uri umwana w'Imana bya nyabyo, irifo ni ngombwa kugendera ku mategeko n'amabwiriza y'urugo rwa so. Ariko niba uri umugaragu, hari igihe nabwo ugomba kugendera ku mategeko y'urugo rwa shebuja cyane. Iyo usuzuguye baraguhana cyane rwose, sibyo? Baraguca. Noneho twebwe akarusho turusha abagaragu ni uko iyo umwana akoze ikosa baramukosora bakamugarura. ngo ubwo ubuntu dufite muri Kristo Yesu. Umwana agenda nka se, sibyo? Agenda nka se. Nugira akantu utandukira barakubwira ati genda utya, hagarara kuri uyu murongo, ariko atansiyo. Niba banagucisha akanyafu baragucisha akanyafu, ariko bakomeze bakureke ntibazakwirukana mu rugo. Ubwo niyo freedom dufite muri Kristo Yesu umwami wacu, nibwo bwigenge dufite. Ntabwo bazaguca mu rugo rwaso, ntibazakwirukana rwose oya, ariko baragukosora mwene data. Tuganda ku musozo w'iki kibazo, hari amagambo Paulo n'ubundi yavuze mu Efeso, ni narwo rufatiro rw'abaprotestani. Ndetse iryo jambo ry'ubuntu niho turikura cyane. Efeso igice cya 2:8 ndageze uwa 10. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Amen. Murongo wa 9. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, tukimara gukizwa na Kristo kubwo kwizera. Ubwo buntu bukimara kutubatura kuri karande n'ibyaha twakoze kera, duhindukira kuba mu bugingo bushya bufite imirimo myiza twaremewe muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Ntabwo bishoboka ko umuntu wakijijwe akomeza kubaho nk'uko yari ameze kera, ahubwo imibereho yirahinduka rwose, akava mu bata bwa Satani tugahinduka ab'Imana, nk'uko ugeze gutanga rya somo ritubwira ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge, ahubwo dusigara tugengwa n'ubutware bw'uwo twayobotse ari we Mana yacu. Urumva, ndongera mvuge kuri icyo kintu cyitwa kuba twarakejwe kubw'ubuntu. Icyo bisobanuye ni iki? Ubuntu n'amategeko ubundi bikorana bite? Kuko ubuntu n'amategeko birajyana. Ubuntu buri hejuru buraganje, ariko amategeko nayo ntabwo abura. Kuko umwanditsi w'igitabo cy'Abaroma yaravuze ngo mbese, witwa Paulo, yarabajije ngo mbese none amategeko ni mabi? Ngo ni meza. Arasubiza ngo ni meza ndetse nayera. Kuko ni n'amategeko agomba kuba yera, kuko n'ay'Imana niyo yatanze. Sibyo? Imana niyo yayatanze. Niba Imana rero ivuze neza ngo tuzi neza ko amategeko aturuka kuri mwuka, yego, Paulo wahita avuga ngo ariko njyeweho ndi umunyamubiri cyangwa ndi uwa kamere. Uri kubyumva? Nawe banza wemere ko uri umunyamubiri, ni nayo mpamvu ufite amategeko y'Imana amwe namwe urwanya. Aravuga ngo njyewe ariko ndi umunyamubiri, naraguzwe mba umucakara w'icyaha. Urumva? Ngo koko rero ngo sinumva ibyo nkora, icyo nshaka gukora si cyo nkora, ahubwo ndetse icyo nashaka ngicyo icyo nkora. Urumva? Yageze ku murongo, ndi mu gice cya 7, narindi ku murongo wa 14 n'uwa 15 niwo nsomye. Paulo aravuga ngo njyewe ushaka gukora icyiza nsanga hari itegeko ko ikibi ari cyo kimbangukira. Uyu nawe udashaka kubaha isabato, wumva ko bamubwiye isabato ku mutima uramuremereye, nabanza atekereze gatoya, banza amenye impamvu ikibi ari cyo kimubangukira mu mutwe, kikamwumvisha ko kubuka isabato ari umuzigo bamwikoreje kandi ngo yarabatuwe. Urumva? Noneho Paulo ageze ku murongo wa 22 aravuga ngo nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ngo nyamara nkabona irindi tegeko muri jyewe rirwanya itegeko ry'umutima wanjye, ku buryo ndi imbohe y'itegeko ry'icyaha rindimo. Muri we yishimira amategeko y'Imana. Nawe ushobora kuba yishimira unayakunda,
ariko hakaba n'imbaraga imusunikira kurwanya rya tegeko ry'Imana riba muri we. Iryo baryita itegeko ry'icyaha rero. Iryo rimusunika kurwanya itegeko ry'Imana ribaye itegeko ry'icyaha. Siko bimeze. Niba iwanyu mu rusengero bakubwira ngo warabohowe, warabatuwe, wagenje gute, ndashaka uzababwire mu rusengero rw'iwanyu be kuzongera kubwira abantu ngo ntimugasambane, ntimuzibe, ntimuzice, ntimuzakora ibi nibi, kuko ayo mategeko yose wakagombye kuba warayabatuweho. Hanyuma ikintu bita ngo twabohowe, reka manze ndangize amagambo ariko ndi gusoma. Noneho aravuga ngo mbega ndaba umunyabyago, ninde uzankiza uyu mubiri wagenewe gupfa? Imana ishimwe muri Yesu Kristo umwami wacu. Naho ubundi ngewe ndasanga ndi umugaragu w'itegeko ry'Imana kubw'umutima n'uw'itegeko ry'icyaha kubw'umubiri. Izi kamere zombi Pawulo yavuze no mu gitabo cy'Abaroma igice cya 8 zizakomeza zibeho kuri mwene muntu. Icyo umwuka ashaka wa mudendeza umuntu akwiye gukoresha ugahitamo ngo kwemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana, kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'iki b'Imana. Kandi ibyo tugomba kubimenya. Iyi kamere y'icyaha irwanya itegeko ry'Imana na kamere y'umutima nama iyemera itegeko ry'Imana zirahanganye. Iyi kamere y'umutima nama ihuza neza na kamere yayindi ya umwuka w'Imana uba muri twe, aho Pawulo yanditse akavuga ngo umwuka w'Imana ubwawo atwemeza ko turi abana b'iki b'Imana. Ariko tumenye ko icyo umwuka ashaka kamere igira gute iracyanga, sibyo? Icyo kamere nayo ikunda umwuka nawe agira gute aracyanga. Uko rero niko nanjye nawe duhanganye muri iyi si inibi bibazo byombi, kandi bizakomeza igihe cyose abantu badashaka kwemerera umwuka w'Imana ko abayobora. Mu gusoza reka mvuge aka kantu gato kugira ngo abantu badusobanukirwe cyangwa se banasobanukirwe neza ibyanditswe. Ni ukuvuga ngo baravuga ngo wapfuye ku byaha, ngo kandi ngo umuntu wamaze gupfa ku cyaha, umuntu wapfuye yapfuye nta tegeko rimugenga. Hari ni byiza. Undi ati itegeko ni umushorera utugeza kuri Kristo. Yaradushoreye atugeza kuri Yesu. Ati none turacyari amategeko iki? Umuntu wakuyoboye inzira mwene data akakujyana akakugeza aho wagombaga kugera, kabone n'ubwo utari bukomeze kumwitaho, ariko ntuzareka kumutekereza kuko niwe wakuyoboye inzira akugeza aho ushaka kugera, sibyo? Itegeko niba ari umushorera ntabwo Yashuwa nawe yahise arikuraho ngo arirwanye, aririmbure, arice, arijugunye. N'abigishwa be bakomeje kubigenderamo. Ni ukuvuga ngo kubaturwa cyangwa se gukizwa n'ubuntu ni iki bisobanuye? Ntabwo byari bivuze yuko uwakirijwe kubw'ubuntu yongera gusubira mu byaha. Imana yararebye isanga mwene muntu amategeko igihe amaze ku isi atagishoboye gukora umurimo yakagombye kuba yashobora gukora. Amategeko ntiyashoboye gukiza abantu ngo bavane mu byaha, ahubwo amategeko yarushijeho gutuma ibyaha bihembuka biba byinshi. Urumva? Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo amategeko ni umushinjacyaha. Amategeko ahora aregana, akurega ku cyaha, ariko tugagikirizwa muri Kristo Yesu. Muri Yesu rero ntabwo tugeramo ngo niturangiza duhita tujya gukora ibyo ya mategeko kandi yaturegaga. Oye, noneho reka ng'urugero. Uyu munsi wa none dufite icyaha gikomeye mu Rwanda. Itegeko rihana icyaha gikomeye mu Rwanda ni itegeko rihana ingengabitekerezo ya jenoside na jenoside. Itegeko rihana jenoside mu Rwanda ni ingengabitekerezo yayo. Iryo tegeko riri hejuru. Ni itegeko riza kuguhana mbere yuko jenoside uyikora. Sibyo? Ingengabitekerezo yawe irazamuka ikazamukika gututumbamo bwaca mu gitondo ikakure yigasohoka ku munwa yawe. Itegeko nshinga rigahita rivuga ngo nibagufate baye bagushize atutaza gukora amafi. Siko bimeze. Noneho reka dufate rero umuntu wakoze icyaha, ashyizwe mu rukiko, araburanishijwe, wenda aratsinzwe cyangwa aratsinzwe, bamaze kumukatira igihano cy'urupfu. Haje itegeko riturutse hejuru rya Perezida wa Repubulika, riravuze ngo abo bantu bahawe igihano cy'urupfu tubahaye imbabazi, baratashye. Noneho nanjye ndabaza, uyu muntu wahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika, kuko Bibiliya iratubwira ngo impuhwe z'Imana ziruta ibitambo byacu, sibyo? Imbabazi z'Imana ziri hejuru y'amategeko cyane. Noneho imbabazi za Perezida wa Repubulika nazo zigiye hejuru y'itegeko. Baguhaye imbabazi uragiye. Ko wazeze ko ejo wasambanyije umwana ku gahato, ko wazeze ko ejo wishe umuntu,
ko wazize ko wishe umugore wawe cyangwa umwana wawe cyangwa umugabo wawe, none bakaba baguhaye imbabazi, nugera mu rugo urongera wica urongera ujya kwica. Ni ikibazo, ubitekerezeho. Ikindi, wenda reka tuve mu bya leta muri politiki, kubera ko tukavuzeho gake, kwari uburyo bwo kugira ngo usobanukirwe. Karatuma twumva neza ikintu. Imbabazi uhawe ntabwo zitanze uburenganzira bwo gukomeza gukora bya byaha twari twahaniwe. Ntabwo buduha uburenganzira bwo gusubira mu byaha. Imbabazi ziri hejuru y'itegeko. Uhawe imbabazi ubabariwe utari ubikwiriye, kuko icyaha wakoze kiraremereye, wari ukwiriye igihano cy'urupfu. Icyo uhawe ntabwo wari ugikwiye, nicyo bise imbabazi ugiriwe. Undi muntu utubwira ngo ntabwo dutwarwa n'amategeko, reka ngukubite muri Matayo 5 cyangwa 5, ugende usome 5 Matayo, uzasome Matayo igice cya 6, ugisome yewe n'igice cya 7 ugisome. Ngewe nagera navugaho utuntu dukeya cyane. Yesu yarigishije, arabwira abayigishwa be n'abandi bantu bari bamuteze amatwi. Wenda twihute turebe amagambo makeya cyane. Abwira abantu ngo mu gice cya 7 timuzacirirana imanza. Sibyo? Aravuga ngo ntimukiye gukira abantu imanza, namwe mutazazikirwa, kuko muzacirwa imanza hakurikijwe uko mwaciriye abandi. Akebo mubagereramo niko namwe muzagira gute, muzagerererwamo. Ngo kuki ushishikazwa n'agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, ariko ukirengagiza umugogo uri mu ryabo. Icyo Yesu yashakaga kutubwira bwari uburyo bwo kuticara ngo twemeze ko runaka na runaka bazarimbuka, ariko ntiyatubujije kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Sibyo? No gucyaha igihe icyaha cyakozwe. Nashaka kugira ngo nsubize uyu murongo. Abantu bakunda kutubwira yuko ngo turi guca imanza, ngo komeza ibyawe ngo ibyacu byihorere. Oya, ntabwo tubujijwe kuvuga ku cyaha n'ibibi byacyo byose, ndetse n'ibihano bizahana icyaha cyane kibi cyane. None reka nguhe urugero. Yaravuze ngo ntutwagwa n'itegeko, ngo Yesu yakuyeho amategeko, ariko ubundi uretse kuba twajijwa abantu tugasoma ibitabo tukirengagiza, koko Yesu yakuyeho amategeko. Somera ijambo rivuga ngo ntugasambane. Matayo 5:27. Yego. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Ngewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima. Urakoze. Wose umurongo wa 28 ngarukijeho. Ndeka ngaruke gato tusesengura akakana kamwe gusa. Itegeko ryaravugaga ngo ntugasambane, kuko wasambanye yagombaga kugira gute, kwicwa. Siko bimeze? Noneho Yesu we wa wundi muvuze ngo yaje gukuraho amategeko, ngo yayakuyeho. Waravuze ngo nureba umugore wundi uzaba ukoze iki? Niba wamaze kureba umugore wundi, itegeko ryo kwica rikaba rikiriho, ubwo baragukorera iki? Wari ukwiriye gupfa utari wanasambana. Mu gihe irya mbere ryavugaga ko ugomba kwicwa ari uko wasambanye. None bagiye gukwitsa rwagira gute, utari wasambana. Subirira hejuru gatoya ku murongo wa 21. Matayo 5 n'ubundi. Yego. Nasesengura dukeya kugira ngo abantu dusobanukirwe twumve. Atuvuga ngo ntukice. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice. Yego. Uwica kwiriye guhanwa n'abacamanza. Uwica agomba guhanwa n'iki? Itegeko ryavugaga ko mu gihugu amaraso yamenetse agomba guhorerwa andi maraso, kugira ngo igihugu cye kujyaho ubuhumane bye kujyaho umuvumo. Sibyo? Noneho umva Yesu we rero uko agiye kuvuga. Twumve niba itegeko arikuyeho cyangwa niba akoze ikindi. 22. Ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Gatoya. Uwagombaga guhanwa n'abacamanza mbere yabaga yakoze icyaha cyo kwica, bagahita bamukatira igihano cy'urupfu. Yego. None wowe bagiye kuguhana, bagiye kugushyira imbere y'abacamanza, baguhanira igihano cyo kuba warakaye gusa. Warakaye bagushize ko ubwo ni wowe ugiye guhita uhabwa igihano cy'urupfu mbere yuko wica runaka babanza ari wowe bagira gute, ari wowe babanza. Uyu Yesu koko akuyeho amategeko. Komeza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe, akwiriye guhanirwa mu rukiko. Ntagasane we. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe, akwiriye gushyirwa mu muriro w'igehinomu. Urakoze. Si ugutukana. Mbere se hari itegeko ryari rihari ryavugaga ko watukanye bamwice, keretse watutse Imana. Mbere nta ukigoryiwe wagicucuwe ibutwo bakakwica. Ariko umva,
avuye ku kwica umuntu, wowe bahise baguciraho iteka utari wanamwica. Amagambo asohoka mu kanwa kawe arimo aragaragaza icyo ejo uzakora. Niyo mpamvu bavuze ngo nibagutangure hakiri kare. Ni hahandi twavuze rero ingengabitekerezo ya jenoside ugitangira kuyizamura bahita bagufata jenoside utari yaba, utari warimbura imbaga y'abantu. So nuko byumva nawe bakwice utari wica, uburakari bwawe wagize ugutukana ngo abantu ni ibigoryi ni ibicucu, bakwice hakiri kare. Urumva? Noneho reka nongere njyane akantu gatoya hano. Ndi gusesengura kugira ngo bumve neza muvandimwe mwene data. Reka badusomere ku murongo waho wa 29. 29. Ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha, urinogore uritekure. Ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu. Urakoze cyane. Suri kubyumva. Rero aya mategeko wowe bakubwiye hakiri kare. Rwose nubona ugiye kwica itegeko rimwe, nubona ugiye gushaka gukora ikibi, ijisho ryagushutse uzahita urinogora. Ryarebye gusa ariko baguhaye igihano cyo kurivanamo. Ikiganza cyane kigiye kubikora, hita ubyica kitarabikora aho kugira ngo uzajye muri Gehinomu. Nawe rero wigomeka ku mategeko y'Imana, bakakubesha ngo Yashuwa yayakuyeho. Barakubeshe. Ntabwo yari yavana hayo mategeko kubera ko atari cyo cyamuzanye. Icyamuzanye kwari ukuyanonosora no arayashigikira arayakomeza. Nawe ibaza barakubwiye ngo ntukihorere, ngo haranditse ngo iryinyo rihoregwe irindi, ijisho rihoregwe irindi, sibyo? Ngo ariko ngeweho ndababwira ngo ntimukihorere. Niba hari ikintu kibabaza mu buzima ni uko umuntu agukubita urushaho nturumukubite. Niba hari ikintu kibabaza kikaryana nabi ni ukugira ngo umuntu akwicira umuntu numara kumubona ubura uburyo bwo kumwica kubera ko umutima wawe ubwiwe ngo ntukihorere, kandi yakwiciye we. Kandi imbere itegeko ryarwa ngo niyica nawe bazagire gute, bazamwica, kugira ngo hakemuke impaka hagati y'imiryango yombi. Ubundi nicyo byari bibereyeho. Niba umugabo yahuye n'undi akamwica, uyu mugabo nawe bahita bamwica kugira ngo iriya miryango itaza kurwana ishaka kwihoranira. Rero iri tegeko uryumvise wakumva ryo ryoroshye. Ngo tuza. Uwo ni Yesu wabivugaga. Ngo tuza. Gora nuko Uwiteka. Nararebye rero nsanga uyu mugabo atarakuyeho amategeko. Noneho dusoze tuvuga ngo uwanditse yaravuze ngo mbese ntabwo mwasomye icyo Yesu yakoze ageze mu mirima y'ingano. Yego. Reka ndabivuga ntasomye kugira ngo dusoze iki gice. Muvandi, uyu mugabo witwa Yashuwa ni umwigisha w'umuhanga, yari umunyabwenge ukomeye cyane. Kubera ko bamuburanije kuri icyo kintu yahise nawe abajyana mu mategeko ya kera. Ntimwasomye ibyo Dawidi yakoze igihe yaryaga imitsima n'abagaragu be, kandi byari bibujijwe ko iyo mitsima koko iribwa n'abantu ba rubanda, sibyo? Yagombaga kuribwa n'abatambyi kuko niyahera abatambyi nibo bari bayikwiriye. Ariko kubera iki uyu mugaragu w'Imana Dawidi bamuhaye kwa iriya mitsima? Imana hari ikintu ireba cyane kuruta ikindi. Yesu yakomeje hepfo arabitegereza arabareba ngo iyaba mwari muzi ikiri ijambo risobanura ngo Imana ikunda impuhwe cyane kuruta ibitambo. Ni ukuvuga ngo Imana yacu igira impuhwe, yita ku buzima bwa muntu. Abantu barashonje bareke kurya ngo ni ku isabato, kandi bagiye kwicwa n'inzara. Icyaka kirabishe bareke gutega ibivomesho ku marobine ngo bavome ngo ni ku isabato, birabujijwe. Uyu muntu apfuye ku isabato kandi yagombye guhemurwa n'aya mazi. Haba habaye ikintu gikomeye, Imana yabitagira ubutabera nta nimbabazi yabize. Iyo sabato ntabwo ari y'Imana, ni y'abafarisayo. Iyo yari y'abafarisayo yari ikomeje ibintu iryo. Yakomeje ibintu. Noneho Yesu arababwira ngo rero iyaba mwari muzi icyo ayo magambo asobanura, ntabwo mwakiriye abantu urubanza kandi nta rubariho. Ngo kubera ko noneho mugomba no kubimenya ko umwana w'umuntu anariwe mwami w'iki, we niwe mugenga wayo, ni nawe utanze itegeko ngo nibasarure barye. Ariko tugenzure ese ni umurimo bakoze? Bahembuye inda, barihembuye ubuzima bwabo bwari bugiye gupfa, sibyo? Cya kabiri baramubaza ngo mbese
yarahindukiye arababaza ngo mbese amategeko ageze mu rusengero yemera yuko umuntu umeze atya yakira ku isabato? Biremewe kumukiza cyangwa biremewe kumwica? Baricecekera. Kandi icyo gihe bari mu bugambanyi bamushakaho ibirego bashaka kumwica. Yego. Mu gihe washaka gukiza uwavutse amugaye. Noneho arangije arabitegereza, abonye ntacyo bamubwira, abwira umwari urwaye ngo nahaguruke akaboko ke karambure neza narangiza yigendere. Bati ntabwo bikwiriye gukorwa ku isabato. Uko ni ukuremereza amategeko akabera abantu umuzigo, akababera umutwaro, kuko iby'Imana idushakira biroroshye, ntabwo ari ibituremerera bituvuna. Igihe cyose itegeko ry'Imana ryorohera abantu kugira ngo ribahe uburyo bwiza bwo kurigenderamo. Urumva? Niyo mpamvu Yesu yamanutse ageze hepfo arababwira ngo mwabisambo mwe, mwandyarya mwe, mwabagome mwe, inka yawe iramutse iguye mu mwobo wayirekeramo ngo nuko ari ku isabato? Ngaho ibaze nawe. Inka zabo bazikuraga. Ariko umuntu Imana yaremye wewe nakomeza agira ukaga wagume muri kakagari ngo nuko ari ku isabato. Rero uyu munsi wa none Yesu yaje kugaragaza kunonosora ya mategeko kugira ngo agaragaze neza amategeko y'Imana ya nyayo, kandi Imana y'urukundo. Yes, nuko itegeko ry'isabato ntabwo ryari ribereyeho kubangamira rubanda. Ni kuko Imana n'urukundo n'icyatumye rishiraho ni rwa rukundo rwayo kugira ngo umuntu akore ariko agire igihe cyo kuruhuka, abone umwanya wo kwiramya no kugirana ubusabane n'Imana, sibyo? None wowe urashaka kuremereza ibintu, isabato yikuremerera, ntagire n'itegeko n'ireme ry'Imana rikuremerera, ubuntu bw'Imana twarabuhawe. Ngewe uyu munsi wa none navuga ngo narapfuye ku byaha. Kwa kundi twavuze ngo umuntu wapfuye ku cyaha, itegeko umuntu wapfuye mu buryo bwo gupfa bwa nyabwo, itegeko ntirimuhana. Nibyo koko. Niba uyu munsi wa none mu Rwanda hari amategeko ahana bakoze ibyaha runaka, uyu munsi umuntu akaba yapfuye, nimushaka musoma itegeko ngo nimutaza mu muganda murahanishwa igihano cy'ibihumbi 5, umuntu wapfuye ntibari bumuhane. Sibyo? Nibavuga bati uyu munsi wa none hari itegeko rigiye guhana abantu bakoze ibyaha ibi nibi, bagasanga wa muntu ari mu babikoze ariko yapfuye, itegeko ntirigire gute? Ntabwo rimuhane rwose, baramureka bamushingure nkuko nabandi bashingurwa, ariko mwebwe bazima barahita bagufata bakujyana. Rero umuntu wapfuye mu buryo bwiza kugira ngo byumvikane, niba uvuga ko wapfuye ku cyaha ukaba uri intumbi, ukaba uri umurambo, uri umupfu muri Kristo Yesu, ni byiza koko, ariko ugaragaye ko ari muzima aracyafite ikibazo. Ufite ko ari muzima rero niwe ukibura n'iby'isabato. Uvuga ko ari muzima niwe ukibura n'iby'isabato, we aracyari muzima, burya ntabwo arapfa. Ntabwo arapfa kuko gupfa kazukira muri Kristo. None kuko iyo aba yarapfuye ntabwo abakibura n'iby'isabato ngo muratugarura mu mategeko ngo muratuzane w'Isabato. Niba warapfuye ku mategeko byaha ukaba nta cyaha itegeko ritakureba kuko uri umurambo, uri intumbi muri Kristo Yesu, ntabwo waba ukibura n'iby'isabato. Nta nubwo uzaza kuburana kubyerekeranye n'ubusambanyi, ntuzaza no kuburana kubyerekeranye n'ububi. Ubu ngewe ntabwo najya gucirwa urubanza n'itegeko rivuga ngo ntugasambane, nta nicyo rimbwiye, nta nubwo nkirirebaho iryo tegeko kuko nta kimwe kingenga kirimo, sibyo? Ubu rero ni ukuvuga ngo umuntu wapfuye ku cyaha nta nubwo aba akigikora. Niba warapfuye ku mategeko, amategeko akatakikugenga kuko amategeko agenga umuntu akiriho, ubwo wowe ukaba utubahiriza iyo sabato, itegeko riracyakugenga, uracyari muzima. Ndakwifuriza gukane nawe nkuko wakijijwe n'ibindi byose. Nimba rero ngewe ntasambana, nkaba ntashobora kwiba, nkaba ntashobora kwangiza iby'abandi, nkaba ntashobora kujya kubeshya, nkaba ntashobora kujya gukora ibiki, nuko napfuye muri Kristo Yesu. Amen. Rero ntabwo napfuye ku ruhande rumwe. Ikindi ndagira ngo nongere nibutsa abantu, hangane dusoze, noneho nibutsa abantu mu by'ukuri vrema narabivuze ubushize, umuntu utakibaswe n'itegeko ni wa wundi wemeye kurihagararamo akarikora. Nimba bakubwiye ngo itegeko rihana umuntu utagiye ku muganda w'ukwezi, umuganda w'ukwezi ni 5,000 mwene data, nutajya muri uwo muganda uzahanwa, ariko nuhakandagiza ikirenge cyawe nushaka we gukora ariko wahageze, ntabwo iryo tegeko riri buguhane kubera ko ntabwo rikubase wagiyeyo. Ntabwo ngewe ndamenya rero ngo abantu bitiranya amagambo. Kubatwa n'itegeko ni iki? Gutwagwa n'itegeko ni iki?
nuko nutwarwa n'itegeko nuko ukiri muri bya bindi bakujyana bagusunika bagutegeka ugenda n'ingufu n'imbaraga. Oya, genda ku bushake. Warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubwo wamwakiriye akaba ari umwami w'isabato, ubahiriza n'ibyo agenderamo n'ibyo akoreramo. Ni umwami w'isabato, ni umwami w'igihugu runaka, ni umwami ufite ibyo agendera, nawe gendera muri we. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Rero muvandimwe mwene data, niba koko isabato iri mu mategeko 10, umwami wacu Yashua akaba yaravuze ngo uzigisha abandi kugabanya itegeko, cyangwa se aravuga ngo ayo mategeko yose kugeza aho ijuru n'isi bizashirira, nta nyuguti nta n'akadomo kazaba kari kakavaho, sibyo? Hanyuma aravuga ngo uzica iryo tegeko rimwe naho ryaba riri to hanyuma y'ayandi, akigisha n'abandi kugira batyo, amenye ko umugambi bwo mu ijuru azaba muto, azaba igiseswa. Ngewe inama nakubwira ni ukureba ugashishoza, ukamenya impamvu bakubwira ngo ntugitwarwa n'amategeko ari uko havuzwe isabato. Urumva? Nongere nisegure, sindi umudivandisi w'umunsi wa 7. No mu madini aruhuka isabato mwese muzi nta nimwe nduhukamo, nta na rimwe nsoreramo ngewe, nta na rimwe. Nta muntu numwe umfite mu idini ye ngo arangenga uko yishakiye. Oya, kuko mfite ubutumwa abantu benshi batajya bapfa kwemeranya nabwo. Bityo rero twebwe tubwiriza ubutumwa bwiza, tukajya mu misozi tukazenguruka ahantu dusanga abantu ni wabo n'ibiki byo, kugira ngo abantu basobanukirwe ukuri. Abantu benshi barabeshwe, abantu bigishijwe Yesu nabi, bamubwirwa nabi, bamutwara nabi, bamubona nabi, banabwirwa Imana nabi. Imana yacu bayibwirwa nk'Imana y'ingome, Imana yikubira, Imana yikunda, ishaka ibyo dutunze kugira ngo nayo itugirire neza. Niyo mpamvu n'imitungo yanyu bayibamazeho byose, barabacucura barabarangiza. Mugende ngo agiye gukora ubukwe ngo azana ngo akirambaraje ngo ushyiremo 20,000 envelope vraiment ushyiremo 50 ngo kugira ngo ukore ubukwe bwihuse. Imana yacu dusenga twe ntabwo igururirwa. Bityo rero mwene data mukundwa, wongera uzirikane ko kuri rya jambo twasomye, twebweho n'abandi dufatanyije umurimo w'Imana, n'abandi bafite umwuka w'Imana mu mitima yabo, ntabwo tugenda dushaka kurya dukoresheje ijambo ry'Imana. Dutunzwe n'amaboko yacu. Amen. Turagenda tukajya gupagasa, twirirwa dukora imisiri, bya bindi muzi ngo ni imisiri. Tujya gupagasa, nirirwa nanjye mu kiyede, njya mu kiyede nkajya gukorera amafaranga 2,000 bakabimpa, kaza ngahahira umugore n'abana. Imana yangirira ubuntu, nkabona yarenze 5, nkabona yarenze 10, bitewe n'ubuntu bwayo mwene data, kugira ngo abana banjye babeho. Urumva? Ariko ntabwo turisha ijambo ry'Imana. Abarisha ijambo ry'Imana barababeshya. Ndasoreza kuri ayo magambo Petero yavuze. Igihe tugiye gusoma amagambo ari mu gitabo cya Petero, mwene data ni uri buyasome twumva ukuntu yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa kabiri rwa Petero. Urumva? Igice cya 2 arasoma hereye ku murongo wa 1 ageze ku murongo wa 3. Ariko mbere yuko asoma, ndagira ngo nongere nkwibutse mwene data mukundwa, uramenye utagerwaho na bwa buhanuzi bwo mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4, ko abantu bazihimbira bigisha bahuje n'iby'amarari yabo. Abandi ngo amatwi yabo azaba barya badashaka kumva inyigisho nzima. Turi mu minsi y'imperuka, mwitonde kandi mugende neza. Reka dusomere rwa Petero igice cya 2 murongo wa 1. Yego, ugeze 3. Ariko nk'uko hariho abantu z'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma, bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukisha inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe. Yego. Bababwiye amagambo y'amahimbano. Yego. Ariko iteka baciriweho uhereye kera ntibizatinda, no kurimbuka kwabo ntiguhunekera. Yes. Gurimbuka kwabo kurabegereye, kubera ko irari ryabo ry'ibintu rizabatera kubashuka, bababeshya, bababwira amagambo yo kubasheshenga, amagambo atari meza. Niyo mpamvu mu nsengero nyinshi no ku butumwa muhabwa ku matelefone yanyu, ntabwo bazakubwira kureka ibyaha,
ntabwo bazakubwira guhindukirira, ntibazakubwira ingeso zawe mbi, ntibazakubwira kureka ibibi byawe, ntibazakubwira kureka amakosa yawe. Bazakubwira gusa ngo Imana ikuzamuye mu ntera, Imana iguhaye akazi, Imana iguhaye visa, Imana iguhaye imodoka nziza, Imana iguhaye n'ibyo gusa biberamo. Bene ubwo butumwa bwo kubasheshenga rero mwitonde mutagerwaho na bwa buhanuzi maze kubasomera ngo amatwi yanyu azaba barya. Mwishakira abigisha bahuje n'iby'amarari yanyu. Urumva rero muvandimwe, twebweho ntabwo ari urwo rwego duhagazeho rwo kugenda tubwira abantu ibitangaza gusa, ibimenyetso kugira ngo badukunde baduhe. Oya, tuvuga ubutumwa niba ushaka be buryana, ariko ni ubutumwa bujyana abantu mu ijuru. Ntabwo dukeneye abayoboke, ukeneye abayoboke ni Kristo wavuze ngo nimuhindurire abantu kuba abigishwa banjye. Urwo ni rwo rwego twebwe turiho. Ikindi navuga nuko tukiri kuri amategeko gatoya, amategeko 10 aruta ari na hejuru yandi mategeko yose mwabonye. Mwibuke ko amategeko 10 Imana ubwayo ariyo yayandikishije akaboko kayo, sibyo? Akaboko kayo iyaha Musa ageze mu nkambi, abonye ibyo bakoze, ibisate by'amabuye amategeko yari yanditseho arabimena. Hashize iminsi Uwiteka yongera aramubwira ngo ongera ufate ibisate by'amabuye ubizane, nongere niyandikireho ya mategeko. Utinye itegeko ryanditswe n'ukuboko kw'Imana ubwayo, nta wino ikozeho. Icyo kintu ugitekereza neza. Rero Imana ishobora byose nibaho umugisha kandi ibaye kugubwa neza. Ku bibazo twabajijwe mu kanya wenda mu gice cya kabiri turaza kubona ibindi bisigaye, hashobora kuba hari ibisigaye turi buze gusubiza nanone, turi buze kuganiraho. Ariko ushobora byose nabaho umugisha mu izina ry'umwami wacu Yashua. Kandi mwese abari baduteza amatwi, mwese twese hamwe, n'ukuri Uwiteka nabashyigikire, Mwuka Muziranenge abahe gusobanukirwa, abahe kumenya, abahe kumva neza, mukoresha inyurabwenge n'imitima yanyu, kubera ko ibyerekeranye n'ibiri hanze habyo ni amayobera, ni ibintu biremereye. Antikristo arakora mu mayoberane, arakorana uburyarya bukomeye cyane ku buryo kumutahura bitoroshye. Mwirinde rero. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yashua umwami wacu. Amen. 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 Dushimiye Imana cyane ku bw'uyu mugabane w'ikiganiro tugiranye, ikiganiro cyiza kandi kizabasha gutuma abantu b'Imana barushaho kumva byinshi Uwiteka bashakaho no gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ryayo. Uwiteka bw'icyubahiro. Amen. Dufite intege nke, umubiri urarwaye, bicurane ntabwo bitworoheye, ariko dushimye Imana ku bwa byose byabaye. Uwiteka ashimwe. Mu by'ukuri nezezwa n'amagambo Yohana igice cya 3:16. Ni isomo rizwi cyane kandi ndabitura abantu b'Imana badukurikiye. Turavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo nicyo nifuriza umuntu wese, kugira ngo ashyikire uko kwizera umwana w'Imana, kugira ngo tutarimbuka ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Nyamara umurongo ukurikira wa 17 uravuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Umurongo wa 19, uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe n'ibyo bakora, nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kweri, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Mwese muze tujye mu mucyo. Haleluya. Kandi Yesu niwe mucyo. Yuko twemera kwizera Yesu Kristo, tukaza mu mucyo, kandi tugakora iby'ukuri bikorewe mu Mana atari mu mbaraga zacu. Kuko niko gusenga kwanjye ngusabira, kandi nsabira nanjye ubwanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Rero tugeze ku musozo, ndagira ngo nsabe mwene data yongere atange adresse ze. Bushize twazitanze twihuta, ariko muri aka kanya ndagira ngo nongere zitangaye n'abantu bagiye bazibaza kenshi, kugira ngo waba ufite ikibazo kiri direct ubashe kwivuganira nawe mu buryo bworoshye. Namara kutubwira adresse, rongera musabe adusengere hanyuma dusoze. Murakoze cyane.
nkuko nababwiye n'ubundi amazina, reka nsubiremo amazina. Nitwa Bizimungu Joseph, nzwi ku izina rya Sheikh Bizimungu ari Yusufu Abdallah. Hanyuma rero mwambonera kuri telefone 0728 91 1037. Iyo wayibona kuri WhatsApp, unahamagaye bikemera sawa, bitemeye wakoresha WhatsApp ukanyandikira. Hanyuma indi ya kabiri ni ya MTN, ni 0788 70 59 51. Iyo nayo kuri WhatsApp wahambonera, urazumutse uhamagaye ntibikunde, wanyandikira kuri WhatsApp. Imana ishobora byose nibaho umugisha. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yashua umwami wacu, rya zina waduhaye dukwiriye gukirizwamo. Ubutumwa turabutanze, dushoje inshingano. Ubutumwa waduhaye, misiyo watanze kugira ngo tugende tubwiriza abantu bose ubutumwa bwiza, abizera bazabatizwe. Nyakubahwa mwami wacu, Mana yacu, wowe muziranenge muri byose. Nukuri inshingano ikomeye Yashua yatanze kubigishwa be, yarababwiye ngo muzenguruke mu mahanga yose muhindura abantu bose kuba abigishwa banyu. Natwe turi hano kugira ngo duhindurire abantu kuba abigishwa ba Yashua, aho kugira ngo babe abigishwa b'abana b'abantu. Ntabwo bidukwiriye ko tuba abigishwa b'amadini yacu, ntabwo bidukwiriye ko tuba abigishwa b'abapostere, b'ababishop, b'abapasteri, b'abaprofeti n'abandi bantu batandukanye. Ahubwo biradukwiriye ko tuba abigishwa b'umwami wacu Yashua, kuko niwe wenyine wavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Arangije aravuga ngo nimunyigireho kuko ndi umugwaneza. Haleluya. Kandi niwe wavuze ngo ninjye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Reka abantu bave ku bandi bantu, ahubwo berekeze ku mwami wacu Yashua ariwe bahanga amaso, kuko ari ryo zina twahawe munsi y'ijuru dukwiriye gukiriramo. Fasha uhereze umugisha kandi aba bantu bose bari baduteze amatwi, aba bantu bose barimo baratubona, baratureba muri uyu mwanya, abo twaganiriye bose ubahereza umugisha mu ngo zabo, ubafashe gukemura ibibazo bafite mu ngo zabo. Barafite ibibazo byabananiye, mu izina rya Yashua turabasengeye kugira ngo ukemure ibibazo biri mu mitima, ukemure ibibazo biri mu ngo zabo, ukemure ibibazo biri mu miryango yabo. Abarwaye ubakize kubw'ubuntu bwawe, abafite ibindi bibazo babera igisubizo, kandi abakeneye kugusobanukirwa no kukumenya turabasabiye ngo bamanurire kuri mwuka wawe muziranenge, kuko wabikoze ku ntumwa igihe zari Yerusalemu zitari zakira umwuka muziranenge, ntabwo zari zagashobora guhamya. Ariko ndabasengeye bene data kugira ngo bakire umwuka muziranenge, bashobore kwatura, bashobore guhamya, kandi bashobore gusobanukirwa n'ibyo batari barasobanukiwe. Urakoze kubana natwe. Yicano uyu muyoboro uwumugisha, abawukoraho ubahumugisha, mwene data umuhumugisha n'abandi bafatanyije. Reka bose bakomeze gukora kandi izina ryawe rikomeze kwamamazwa hirya no hino. Urakoze kubyumvise, ni mu izina ry'umwami wacu Yashua twisabye.